Umuvugo wa Bibiliya. Bibiliya igitabo kidasanzwe, Bibiliya inyuma n'umukara, imbere ikaba umweru de. Bibiliya ndayikunda, naranyigishije kera ntarayisoma, narize nkinkaho nyisome, ndutira gusoma Mitsingi ndetse n'Ikigage. Bibiliya ndayikunda, yaranyigishije, nyigisha urukundo, gukunda abanzi banjye. Narinzi kuko abo twita abanzi ahubwo ari barimu batwigisha kwihangana. Bibiliya ndayikunda, yanyigishije gukora, sinarinzi ko handitswe ngo udakora ntakarye. Abatesalonike ba kabiri ibice 3:10, kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Nuko rero ugomba gukora, n'ubundi gukora. Bibiliya ndagukunda, ugira amagambo y'ubwenge, wigisha abagore, wigisha abagabo kuba abagabo nyabagabo, wigisha urubyiruko umubwiriza ibice 12 umurongo wa mbere. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Bibiliya ndayigukumbuje, itegeko nshinga ry'ijuru. Bibiliya ndagukunda, soma Bibiliya ndayigukumbuje. Bibiliya aho gutunga telefone natunga Bibiliya. Bibiliya we ugenda urakabyara.